ijambo rivuga ngo amaraso ya Yesu we yakoze ikintu gikomeye mu isi y'abizera. Yakoze ikintu gikomeye mu isi y'abizera. Indirimbo ya Beni ya David ivuga ngo sejo turagera irima mutima wanje hari Imana yakoze muri jye hoya sinaceceka yafashe umuco wayo imurika mw'isi y'umwijima kandi wibuke ko umutima we aho niho wari wararuhiye. Yafashe umuco wayo imurika mw'isi y'umwijima ngo kandi wibuke ko umutima waboniho wari wararuhiye. Haleluya. Yankuye umuvumo mu rubanza twisanzemo kuwa gatanu ubushize ndi hano nabonye Jonas kubera ko avuye iwacu vuba nyine numva umutima uraruhutse kuko mbonye umuntu nzi tuziranye w'iwacu zongeye kugaruka mbonye Revera. Imana ishimye ku bwawe. Amen. Imana bamugisha twanezerewe kubabona mwese kandi turanezerewe kuba hano. Imana bamugisha ko mwadutekereje mukadutumira.
kandi nibyo gusa
yacu urakomeye mutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye mutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye mutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu Mana Mana we mutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu mutima we mutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka we Mana yacu urakomeye Mama yacu iragukomera kandi bicuwe Ushiremo kiki papa sinzi sawa mani baraka zawe Bana we mani baraka zawe Bana we mani baraka zawe Mama ya Chura ina nakukomera nagiraga off kuwa mbere gusa no musirirwaga mu rugo njyaye kuwa kabiri ngakora nimugora nkasha mu kabiri na gatatu ngakora nimugora nkasha mu gatatu na kane nagiraga repetition zitatu nimugoroba na gatanu nkarara mu gitara ni posho kasha kuririmba mu makwe niyinga service zitatu bigatuma nasara no hano kurya micungero kigashira ndafata mikrofone ndimo kwifata kama sara
Bwana sifiwe. Haleluya. None wacu ko numpasa nawe akansubiza. Ariko niyashira kanya riraza gufunguka. Iyo nanezerewe rizarigaruka. Ngasubiza muse sebebe. Zamuka cyane zamuka cyane.